dutangiriye ahangaha ku ruhande, dutangira n'umukobwa araza asuka amazi, hari ku muryango hirya hari umukobwa wahise uza arinjira, yinjira ari kwirukanka. Umukobwa arinjira ati we Niko ni ibiki sha? Ese ni ibiki biri kujya mbere? Niko umukobwa yanze kumwitaho, araza akingura ikintu kimeze nk'icyo twakita rudipo hano, arangije yinjiramo neza cyane arafunga. Akimara gufunga hari abagabo babiri baje bambaye ibintu by'umutuku. Niko yemwe saa sita nziza abanyakubaha, ese hari ikibazo gihari? Banze kumusubiza, banga kumwitaho, arabihorera. Ase ni ibiki bijya mbere? Ese kuki mutamvugisha? Yemwe kuki muri kunshakira mu nzu nk'uku nguku? Nyakuba saa sita nziza, ese ni cyo kibazo? Umukobwa yarivugishije gusa nta n'umwe uri kumusubiza. Ati iyo ni inzu yanjye Nyakuba niwinjira mu nzu yanjye kuki uri kwinjira? Ati abaturanyi, ngenda hamagara abaturanyi baze. Yemwe ati umva Nyakubahwa, umva nkubwire. Abanze kumusubiza, uyu mugabo yarasohotse, uwinjiye mu nzu yahise asohoka gutyo amutumbereye cyangwa ari kumureba cyane. Umukobwa arikanga aramureba. Kurikira umva amagambo akantu ku kandi. Aka ni agace ka mbiri. Ati hari umukobwa winjiye ahangaha muri iki cyupangu, ngiye ndamubonye. Ati we mukobwa, genda mukobwa nigeze mbona, ndi kwifatira amazi mu base yanjye, none nta mukobwa mbona kugira gutya babone inkweto. Ati yarari hano. Araseka. Bavuga igishinwa ururimi rumwe. Uyu mukobwa arikanga ati baturanyi baturanyi. Ati wowe urakeka uri umuhanga? Arikanga cyane umukobwa. Ati ndabigize yirukanse hariya we, ndabingize. Ati hariya anyuze hariya. Nimba nyuze hariya tugende. Abagabo baraje bahita banyura mu gikuta. Umukobwa arikanga. Nyagasani, ibintu biri kubera ahangaha muri iki gipangu cy'umukobwa biramucanga. Uyu mukobwa byaramucanze. Aka ni agace ka mbere k'umukobwa uhinduka ifi, the magic fish cyangwa ifi ya maji. Aka niko tugatangiye. Ati se hari ahantu barahasimbutse? Atangira kubyibazaho cyane. Arikanga. Ati se uyu mukobwa we kujyagiyemo bagiye ntabwo buriye n'igikuta bakinyuzemo. Ase ni ibiki biri ku uyu munsi? Byamucanze. Aracyari Mr. Obed. Kora subscribe, ukore like, utange na share, ubundi abantu benshi bayibone. Akangaka twakise ngo umukobwa uhinduka ifi cyangwa umukobwa uhinduka ifi y'amazi. Niko akomanga kuri rudipo. Ati wa mukobwa mutoya, ngwino hanze bagiye. Yewe umukobwa yanga kumwumva. Yewe ariko se yewe, are you okay? Ese umeze neza? Are you okay? Umeze neza? You can come out, they've gone. Ariko wasohoka bagiye. Umukobwa yanga gusubiza, umukobwa biramucanga. Umukobwa yinjiye muri rudipo irimo amazi, ariko ntabwo barasohoka. Umukobwa agize amatsiko arafungura, mu gufungura abura nk'umuntu karabaye. Hano twabonye kare yinjira umukobwa muzima kandi umukobwa mukuru. Ase ni ibiki bijya mbere? Yinjiye muri rudipo neza n'izirimo amazi. None se ko yinjiyemo hano yagiye sari hehe? Ase ni ibiki biri kuba uyu munsi? Yewe umukobwa buze umuntu. Ibi ngibi ntabwo ndi kurota, ndabizi neza ko ndari kurota. Yaje yinjiramo hano arangije. Njyewe ibi bintu ndashaka kumenya ko biri shuwa. Uyu munsi se ibintu biri kuba ni biki? Arangije afata amazi arayamena. Amazi mu kuyamena yarikaze cyane. Mu kwikanga sabonye iki? Kurebera ifi. Nyagasani yakubone ifi. Nigute ino fi yashitsemo hano? Se ko hinjiye nk'umukobwa nkaba ndi kubona ese ni biki bijya mbere? Oya ibi ntibishoboka. Jewe iyi fi ntabwo bishoboka gushoboka. Ibi ati we hano hari mwifi. Hamagara ati we ati se iyi fi byagenze bite? When did the human being start becoming a fish? Gusa ni gute umuntu yava mwifi? Umuntu yinjiye mu mazi asohoka mwifi. Ibi ntibishoboka. Ngo iki? Ibi ntabwo bishoboka. Ngiye ngomba kumenya ibiri kuba uyu munsi. Pour me water.
ifi igiye kumva ijwi rivuga ngo ndaha amazi ese ninde uri hano ati ninde uri hano ninde uri muri aka gace kacu njye navuze ngo menaha amazi gira vuba menaha amazi agiye kumva yumva n'ifi ati se iyi fi ntiri kubivuga iri jwi rivuye muri iyi fi iyi fi imeze neza niko iravuga se ifi ati shyiraho amazi umukobwa arikanga ati shyiraho amazi nyagasani umukobwa ati ndavuze ngo shyiraho amazi maho ndimo ndapfa agenda gusuka amazi ifi iri kumubwira ati ndimo ndapfa menaho amazi azana amazi ukurikira unirebere azana amazi araza amazi ayisukaho ihita ivamo wa mukobwa uwo mukobwa arikanga cyane umukobwa yirukaze ati yemwe muntabare mbona umukobwa avuye mu ifi avuye nk'umukobwa ati yewe nshuti yanjye wigenda nshuti yanjye umukobwa biramucanga gusa nyine nawe ubibonye uri umuntu muzima ntago wabura kwirukana ibi ni ibintu bidashoboka bitabaho kubona ifi ukajya kubona ukabona ihirutse nk'umuntu ibi ni ibintu bidashoboka umukobwa nyuma y'agahe gatoya yaje yububa aza kugira ngo arebe ko wa mukobwa gihari mu gahe kaciyeho cyangwa iminota mike yishize aje arebye ahandi abona nta muntu uhari yiruhutsa cyane ariruhutsa nawe uri umuntu muzima ibi byakubaho uyu mukobwa ntukamuseke kuko nawe byakubaho ubonye ifi ihindutse umuntu umukobwa araza ageze ahangaha arongera aramubona nyagasani yewe umukobwa arahwera kubona wa mukobwa wahindutse ifi arahwera ati ndakwigize va muri iyi nzu yacu ndakwinginze ikintu cyose ndagukoreye umbabarire ugenda ahantu haba amafi ndakwingiza ahantu haba amazi uri ikinyamazi ari kumwita Marine bisobanuye ikinyamazi ngiye ni gute nabona umuntu avamo ifi ivamo umukobwa ese uri muzima ngayirebe mbabarira uvanga ndakwingize basi fasha ndabizi kwanga ubundi nibiki byabaye nagushyizeho amazi nagufashije cyane n'ikintu nagukoreye babantu nababwiye birukanye bazenguruka hariya baragenda jewe ndi inshuti yabo ati mandi bidinde ibi ntago by'abantu wabi inshuti yanjye ni gute naba inshuti n'umuntu uhinduka ifi umuriro imana ibindinde cyane jewe nabonye uhinduka ifi abantu mu bintu by'ibinyamazi cyangwa abantu bava mu mazi ntago nabeza ntago naba inshuti yawe ndakwinginze va muri izu ndakwingize vangaha ntago naba inshuti zawe bari abantu ni abantu babi ariko ngendeye umuntu mwiza jewe madamu ndabona uri umuntu mubi genda bikase banyura hariya mu gikuta bince igikuta barahinguka ni ibintu bitabaho mbabarira uvangaha mbabarira urugende yasabye cyane asabona umukobwa ko yamuvira ahangaha kuko ibyo yabonye ni ibintu bidashoboka arambwira ati njye nitwa Calypso none se wareka tukabisha ati ndakwingize niba udashaka kugenda reka nigende reka basi njye kukurebera amazi ugende wogemo araza amumenaho amazi aramwiza vanga genda kwinjiza vanga ntabwo ushaka vanga agenda ni byiza ni sawa nta kibazo ndagenda ariko nzongera mubona ati ntabwo nshaka kuzongera kukubona ntabwo nzongera kukubona mu buzima bwanjye imana ibindinde kukubona ntabwo imana ibindinde ntabwo nzongera kukubona umukobwa yarivumba ati ibi ni biki yarivumbuye cyane gusa nyine wa mukobwa uhinduka ifi byaje kuba ngombwa ko acaho akigendera aranamusezera bigaragara ko uno mukobwa nta kibazo cyiwe nta n'iribi ryiwe nubwo ahinduka ifi ariko bishobora kuba ntacyo yangiza uko niko ngatangiye umukobwa agiye kubona abona aragiye ati urakoze mana kuba unkuriye hano irashyano urakoze mana nziza iri mana arangije avuga ati reka nigenda mu nzu nkinge mugaye kaciyeho umukobwa yaje kugenda bigaragara ko ashobora kuba akora ahantu hamwe cyangwa ahantu yaraje hano ati yemwe ninde uri hano ati ninde uri hano umumama yaraje ati se saa sita nziza ese ufite agacupa kamwe karimo nk'utuntu two kunywa nk'agafanta cyangwa se ikindi ndakwingize nzanira uyu mukobwa atumije akantu mu gutumiza akantu nyine umukecuru aragaruka amuzanira umugati ndetse n'agafanta ese bigura ngahe
abigura igihumbi gusa, igihumbi reka nze nkwishyure. Bigize gutyo wa mukecuru yahise ahindukamo wa mukobwa. Umukobwa bibonye arikanga ati yehe mana yaje wananye. Umukobwa nibyo yaragiye kugura ntiyabakibiguze, kumbe uyu mukecuru nibwo yaragisohoka. Uwarushe ni wa mukobwa kuko we ntiyashobora no kumubona. Ahaza arivugisha se umukobwa untumiye ibintu agiye ese uwo mukobwa agiye. Bigaragare ko n'umukecuru uno mukobwa atabasha kumubona. Umukobwa yaje yirukanka aca ibiti n'amaguru arangije acaho. Kuri kino nirebere rero uko niko tugatangiye. Nakubwiye ngo hagiye guca uwambaye, wa mukobwa yise muturuka inyuma. Umukobwa mubonye yirukanka ati nyagasani. Ageze hari karuma araza buhoro ati se niki? Ati niki kibazo nagukorera? Hari cyo ase wandetse wowe urapfuye. Wogenda ugi wanyu. Ndiye niki nagukoreye wase kuza. Reka ngiye nsiga ndi ngenyine. Ati je nari nguzaniye ibyo watumije. Ndacyakurashoje. Imani bididi. Jewe ibyo je nakubwiye ko nge shonje. Jewe nabisabye uriya mugore ariko sinabisabye wowe. Nuko icyo wabisabye. Jero imbuzi ko uri igisambo. Jewe rero ndago nabyemeye genda ubereza abantu ubona. Ati je nibikina gukoreye. Je nibikina gukoreye nicyo nshaka ho jewe nsiga umukobwa ari ruhutsa arabibona. Ati atangira gusenga. Ati mama ndashaka gukubera inshuti. Ati atangira gusenga abati papa ntabwo nabinshuti yawe. Jemba imbishuti n'umwuka mubi ifi. Ati ibindi biba Imani bindi. Imani ukubita umuriro. Genda senga Imani ukubita umuriro. Umukobwa cyawe ati ibintu byo kurya byawe. Ati ngewe nsiga ntabyo nshaka. Umukobwa arasiga hari ruhutsa. Umukobwa atangira ahantu twagarutse abagabo babiri. Ati ngewe mwabuze umuntu wanjye. Ntabwo ntabwo. Ati twihanganire master. Twabuze uburyo tumufata. Ati Messi. Do you think Messi is again? Uratekereza ko uyu mukino ari mukino ajya nyakubaha ujya sogokuruza bamwita sogokuruza. Ati genda shaka uriya mukobwa kandi ashaka kurya yofi. Reba kuntu ameze. Ngewe ndashaka kumukora. Ngewe akakanya akakanya ndashaka uriya mukobwa. Ndashaka kumubona. Ndashaka ko mumumbona. Ati turamukuzanira sogokuruza. Yego sogokuruza wacu master wacu mukuru turamukuzanira. Ndashaka uriya mukobwa kandi nyine iri yafi byihuse. Yego turamukuzanira nyakubahwa. Ati muvanga mucomoke muvanga hase tugaruka kwa muganga mu gihe cyaciyeho cyangwa se ikindi gihe. Ati dufashe muganga yanze gufasha abantu. Muganga wa mukobwa yaje kuza ntabwo turamenya izina rye. Nyiraza ati Nancy nibiki byabaye. Ati se mama byagenze ute? What is he saying now? Nibiki uri kuvuga mbwira. Ati mama byanze ibintu byabaye nabi. Mama Doctor. Oya doctor we. Doctor. Ada. Garikano kwa doctor. Ada, Jeff to go. Situation with your mom is quite serious. Mama wawe yagumbye kuba yarabaye yarakize. Ariko sinzi cyane. What do you mean? Aturusha kuvuga iki? Agomba kuba muzima kabaneza. An emergency operation. Ati tugomba gukora operation ihambaye cyangwa irenze kandi iri emergency. But the amount is quite huge. Gusa amafaranga ni menshi asabwa kugira operation ibashe kuba yaca. Ati se na amafaranga ngahe bizatwara? 10 million naira. Bizatwara nka miliyoni 10 kugira ngo tubashe kuba twama. Ati miliyoni 10 z'amanayira. How is that possible? Ni gute byo bishoboka kuba? Ngaho reba. Ikibazo nuko kirenze kandi ikibazo cye kirarenze cyane.
koga yararize. You need to undergo a liver transplant. Ugomba kumenya ko iyi surgery cyangwa uburyo tuzamubagamo ari uburyo burenze kandi n'uburyo buhenze. Uriya mama wawe rero arwaye bihambaye kurusha uko ubitekereza. Ati se n'ibiki bizaba nyuma y'uko tutamubaza? Ati n'ibiki bizaba kuko uyu mama turamukeneye cyane. Ati unyihanganire ntacyo nagufasha ubu. Njye mfite ubwoba buriya mama wawe ko ashobora gupfa isaha ku isaha tudakoze iyo operasiyo. Umukobwa arikanga ati mama we ashobora kuhitabira Imana badakoze iyo operasiyo. Umukobwa yarariza cyane, bigaragara ko umukobwa ari umukene ku buryo nyine amafaranga miliyoni 10 z'amanayira zimukanze. Ni menshi cyane mu gihugu cy'iwabo. Ati doctor, ndaza kuzana amafaranga kandi mugomba kugiye gushaka uburyo mwita kuri mama. Ndabingiza ntimutume hagira ikintu kimubaho, mwihangane. Ati wowe ndakwinginze wihuse cyane watuma mama wawe yongera agakira, wihangane. Umukobwa yarahagurutse kandi ahaguruka mu marira menshi aravuga ati wihangane mukobwa, mama wawe ikibazo si njyewe ikibazo, kandi ugomba kutagenda ubyitaho cyane, ibintu byose bimeze neza. Dogiteri yasigaye aho ngaho, gusa umukobwa asaha ku ruhande atangira kurira cyane, yararize ati mama, ese n'ibiki byabaye? Mama nkora iki? Mama yo. Umukobwa yararize arira avuga ati mama ndagukunda cyane ariko mbuza amafaranga, ubu ndayakura he koko nyagasane? Ese n'ibiki? Ese n'iki nakoze mama? Umukobwa yararize ati mana we Yesu we, ese nkora iki? Vipi zabyo. Umukobwa akiraho wa mukobwa uhinduka ifi amuhinguka imbere. Kurikira numve n'amagambo. Umukobwa mukurira agiye kumubona rikanga nagasani. Ati ni wowe kandi. Ese ni ikihe kibazo ufite? Njye nakwigiza umfe. Nakubwiye genda imbere ati nsiga njyenyine nibereho mu mahoro. Ati se ni ikihe kibazo? Ni ibiki uri kumbaza? Uri kumbariza iki? Aramubaza ati kuki uri kurira? Ati se mbikubwira ubikore iki? Bantu basabye miliyoni 10 z'amanayira kugira ngo mama abashe kuba yakorerwa operasiyo, none amafaranga nabuze aho ntayakura mana we. Niyo mpamvu uri kurira. Yego mama ararira cyane. Ntugire ikibazo, ndaza kuguha amafaranga nyagasani. Ndaza kuguha amafaranga ngo iki? Ese uri kuvuga ibiki? Yes, you heard me. Yego ndaza kuguha amafaranga ukeneye. Uravuze wowe uraza kumpereza miliyoni 10 z'amanayira. Gute niyo ugiye gukora ayo mafaranga? Umva ntukunje ntukomeze kunjijisha, ntukomeze kunyinisha. Jewe icyo ukeneye gukora nuko tugomba kugenda ku mugezi gusa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ngo ngende mu mazi kumpereza amafaranga yo mu mazi. Isi ibyo n'ibyo uri kuvuga? Ada ntabwo ushaka gutabara mama wawe cyangwa urabikeneye? Ngiye nshaka gutabara mama. Rero nkurikira gukurikire. Gukurikire Yesu Kristo. Gukurikire mama. Ati mama ibi nukubera wowe niyo mpamvu ndi kubikora, ariko ntabwo nshaka kupfa. Ese mama ntabwo nshaka kubona, ndashaka kubona amafaranga kugira ngo bakuvure. Nyagasani akora n'ikimenyetso cy'umusaraba. Uyu ni umukristo cyane. Ati ntegereza, ese kuki uri kuta cyane? Yewe kuki uri kurukanga cyane? Umukobwa aramukurikira ngo agiye ngo kumuheza amafaranga miliyoni 10. Uko niko tukazanye miliyoni 10. Ese uyu mukobwa arazikura hehe? Mubwiye ngo tujye ku mugezi. Nitugera ku mugezi ngenda ajya mu mazi, ubundi ngarukana amafaranga ubundi nyaguhereze. Uyu mukobwa agenda avuga ati Yesu Kristo, yewe ese uri kunjyana he? Koga arayingiza arahinduka. Nakubwiye ngo nkurikira. Ngukurikire.
please protect. ese Mana undinde akora utuntu tw'imisaraba bigaragare ko ari umunyamasengesho bigaragare ko ari umunyamasengesho. Umukobwa yaraje agera hano ku mugezi, uyu mukobwa arabibona ati se kukindi gukurikira uno mukobwa ubundi ngamugize uyu mukobwa buriya ntagiye kunyica. Aramukurikira gusa nyina kuko akeneye kuvuza. Ese wanda kumeza ngukurikire ngarahindukira muri kintu numve niki. Why are you standing there? Kuki uhagaze aho ngaho wino hano ngenzehe reba aho ngaho hari umuhanda uri kubona hari umuhanda uri kubona aho ngaho ukambwira ngo ngiye shaka ukurikire mu mazi. Imana ibindi ushaka ko njye mpfe, ushaka ko nyica, reka nyagasani ni sawa ngaho ntegereza aho ngaho ubundi ndaje bakajya mu mazi ntegereza cyangwa umukobwa yarirukanse yicomeka amazi. Umukobwa arikanga, umukobwa kaka twabonye ko ahinduka ifi. Umukobwa rero ni mu ntoki, ni bwoko ki? Twabonye ko ahinduka ifi. Iyi fi rero sinzi ngo ni bwoko ki. Umukobwa yabonye umukobwa aragenda yagiye aguma mu mazi. Ukina n'umuntu uragenda mu mazi akaguma. Reba hano hantu naguma ahantu nyagasani, sinaguma ahantu pe, reka atishwe mu gihe cyakiza akanya cyangwa se iminota runaka. Umukobwa yagarukanye igikapu, avuye mu mazi kugera hano. Wa mukobwa yagiye, umukobwa twamise Ada, wa wundi ugiye tumwise Ada, niko twabonye bamwita. Kuri kino ni rebere agafilm kacu nakubwiye ngo ase Ada agiye he? Ada niko Ada kanu gakobwa Ada niko aka gakobwa arangije acaho ntiyabigira impamvu, yarangije anyuraho aragukomereza. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Ngiye nitwa Mr. Obed, nkunda kubabwira ati n'umusazi urasara ariko akoga ku ijambo. Umukobwa yaraje amusanga, uko umusanga yaje afite igikapu. Ukurikira ni rebere aramusanga mwegera prepare. Yewe umukobwa arikaga nyagasani yarikaze cyane. Ese ni cye kibazo ufite? Nakubwiye ngo ngewe ukajya unganga. Ese wowe kuki ukunda kubikora? Ngewe nta kibazo nagukorera. None se nari kugira nkagukurikira mu mazi. Nari mfite ubwoba ngewe ngeneye kugenda. Ese ngewe urakeka ngewe nakomeza nkajya mu mazi? Winjiye mu mazi ngewe nari kuguma harangiye se mpinduka ifi nkawe? Ibyo ntabwo ari byiza nyagasani. Ahantu nyamara ntabwo ari heza, hano haranakonje cyane. Kurikire uyu mukobwa yaraje ashyira igikapu ahangaha, arangije akoramo cyane, akoramo gahoro, akoramo neza cyane. Ukurikira unirebere kuri ibintu bigenda. Mukakuze amatumura nk'amafaranga menshi, atakira amafaranga arayamutererera. Nyagasani nyuma mutira amafaranga akikanga nyagasani niko yewe nyagasani Yesu Kristo wogenda utabari mama wawe niko mubwiye. Hojya je ncagukenera nimba amafaranga ari ncagucega ko ari mazima nimba ntari kurota. It's real money yo. Ne original ugiye we na mafaranga original. The money is real. Zikore original we. Ese weye kuye he must have taken money from one old man in the river. Ambwira amafaranga minyiwe kuye mu kandi mama sani gute namuvurisha amafaranga kinakubwiye je ikintu cyose tukigira hari munsi y'amazi turakigira. Imana bituri Imana dini izina ry'Yesu. Mama akavurwa n'amafaranga avuye mu mazi. Je Imana nyemera nta kintu je unaguza ibintu bikitekerezo cye batwigendera kugira ngo aya mafaranga asiyekere arimo magati ariko Ada. Ese woshaka ko mama wawe apfa? You don't understand. Abitekerezaho ntago ndi kubyumva. Save my mother. Ndashaka gutabara mama. Ariko ntago nshaka gukoresha amazi y'amafaranga mu mazi. Ntago nabishobora. Ndi umukristo. Ntago nakora ibyo bintu byo kujya gukoresha amafaranga. Wewe fata amafaranga. Gera utabare mama wawe. Kandi nutajya kumutabara ibyo bikurebe. Kisi ibyo birandeba. Umukobwa yiciraho ngewe nacinguke. Ese ugiye he wowe? Ugiye we. Ugiye. Umukobwa asigaraho amafaranga bamuhaye nyine
yangaga arebye masanga ni amafaranga menshi ati nyagasani Yesu wi arikanga cyane uyu mukobwa yagiye mu mazi none avanye nk'amafaranga menshi ati yewe ibintu ni ibiki ese iki kintu ndakunda gisobanura gute mana mfasha mana iki ni igitangaza cy'amafaranga kuko ngoreye ibi bintu ni ibiki umukobwa biramucaga cyane ati we genda gutyo ndashaka kukubona indishuro yarebye marungi arikanga uyu mukobwa nawe ntago wamenye uko ateye arikanga cyane hano hari ifi mu gihe cyaciyeho cyangwa se ikindi hari ifi hari uwayifashe aza kuyivugiraho amagambo menshi wa mukobwa nyine yaje gufata ifi ayivugiraho amagambo menshi uyu mukecuru aramubona uyu mukumubona arihisha kurikira amagambo polipora akantu ku kandi ari kuvugisha ifi akajya avuga utugambo nyine ntabwo turi kumvikana neza uyu mukecuru ayibona ati sura mwana ari mu biki ifi arabibona cyane bikiro nirebera amaze kubivugisha amagambo ati ada kumbi yabirotaga uyu mugore yabirotaga ati niki kumamagaye cyane mama nibiki niki je nubishe usakuje cyane je nshaka kumenya ikibayanga jewe kiri hehe cyo kugifata niki kikubayeho jewe nakubonye avuze induru ese wowe waza kusakuza kuri kuvuza induru je ndashaka kumenya ikintu ubundi kikubaye aka kanya kugira ngo uvuze induru amusora hanze amusora yiruka ati ada ngwino hano agarara hano amukobwa we agarara hano hagarara aho ngaho ndeba neza cyo uri kumbona ese ni gute wabonye miliyoni 10 and I will give you the money ase ada ni ndo kwaye amafaranga adabitekerezaho ntago yamubwira ngo yayakuye ku mukobwa ngo yakuye mu mazi miliyoni 10 z'amanayira muri iki gihugu muri no minsi wayakura he ada jiwe narakubonye mu nzozi yanjye nakubonye ufite ifi mu nzozi zanjye ifi imani bindinde jewe so tell me how did you get it? Tell me jewe ese ni gute wabonye miliyoni 10 nyine mbwira and I let you not be what I'm thinking. Adarika njewe menye ko ibyo ndi gutekereza atari byo. Mbwira utari indaya ukawujya gusambana kugira njewe nyine Imana ibikurinda ariko se ndi gutwabonye miliyoni 10. Ese ndi kwa ikintu ko mbwira ibyo uvuga ngo njewe ese ndaguhaye amafaranga rero. Ninde? Ndashaka kumenya uko wabonye ari amafaranga. Umukobwa muto nkawe ni gute yabona miliyoni 10 mu minsi 2? Wayakuye he? Jina nasenze Imana iraguha. Okay. Nero ndabyumvise. Mu basore rero. Hoya nje nta musore mfite wampereza amafaranga. Adambwira nona niho wakuye miliyoni 10. Miliyoni 10 nazikuye mu mazi. Kubera ko njewe mu masengesho yanjye senga Imana niyo yangoye. Dewe nukomeza kumbaza iki kibazo. Jewe nje ndashaka kumva mama neza kindi nange ndashaka kumva mama aba neza nta kindi jewe rero nari mfite amafaranga jewe mama ari hariya reka ngende mvuze mama ubundi mve hariya ibindi bintu birangira ikibazo ni iki ibintu byose bitabirangira ubuzima bushya butangire kuko aramureba amwitegereza bamwise anti we aramwitegereza cyane ariko umukobwa wari muzima umeze neza ada bwiza ukuri ada ntabwo uri kumbwiza ukuri njyewe nakubwiye njyewe nakubwije ukuri amafaranga nayabonye rikaramvuze mama ikindi kibazo ufite ni ikihe njyewe siga njyenyine na kwanza uyu mugore abitekerezaho ibintu abonye umukobwa afite ifi mu nzozi abitekerezaho cyane none ibintu mu gihe cyashize cyangwa se igihe cyaciye umukobwa yaje gutuza yatangira kuba n'inshuti na wa wundi uhinduka ifi amuzanira akantu ko kunywa bigaragara ko nyine umukobwa yaje gucururuka bakanaba n'inshuti ati oya ukeneye amazi ati ngiye usukira hano ku biganza byanjye niko ndabanda kunywa amazi ngiye se kunywa amazi nshize ku munwa ati se uri kuvuga nibiki amusukira ku biganza ati umukobwa ntiyafata igikombe nganywa amazi ngo namusukire ku biganza amusukira koga biramucanga byaramucanze cyane aseka neza arabisekamo ati ubu niko bimeze ubu ni cyo cyo kunywa cyawe kubera uba mu mazi ntabwo ari ikibazo gikomeye ibyo ngibyo ndashaka kuvuga warakoze cyane kuba
help. waramfashije kuvuza amana 10 million naira. miliyoni 10 z'amanegeri nta mafaranga menshi cyane I didn't even know what I was going nta to do. n'umwe waguha amafaranga meza ese nta n'umwe wanabyumva uburyo wabonye iriya Save my mafaranga mother's life. watabaye mama ubuzima bwe bumeze neza ake nta na kimwe So how is she doing now? ese ni gute nakongera gufasha ameze gute none 2 or 3 months. atameze neza arimo aroroherwa Me. agiye no gukira vuba hazaza umukobwa arabyishimira baba n'inshuti cyane This is the first time I'm seeing a ati fish. iki ni igihe nicyo gihe cya mbere mbonye umuntu w'umugiraneza nkawe aza akabafasha akama n'amafaranga menshi angana nk'ayo ngayo ibyo ni ibintu bitumvikana ni ibintu bitangaje cyane ntago nanabyizera niyo mpamvu ntabyizeraga na mbere hose amafaranga eriga miliyoni 10 ni nyinshi cyane ada I want you to know that ndashaka yo kumenya iki woman like jewe uburyo ameze ndi umuntu nanjye ndi umuntu nkawe ngo iki So how are you now a fish? What happened? ni gute What wabaye went wrong? umuntu uri umuntu ukajya uhinduka ifi ngiye kunahindutse ifi amateka avuga kuntu byagenze I'm half human. ngewe ndi umuntu hamwe ndi igice cy'umuntu ahandi ndi igice cy'ifi ngiye ndashaka kumenyesha ngewe ibyo ngibyo hari ahantu byaturutse byaturutse ku muntu umwe runaka umukobwa bitekerezaho biramucanga nose bari abagabo baje kukwirukankaho Men on black now. bamwe bari bambaye imikara Are they ritualists? ese n'abanyamigenzo y'igipagani cyangwa n'abanyamigenzo y'umwijima ati bariya n'abakozi bumwe mu banyamigenzo b'umwijima bashakaga kuntwara ngo bankoremo igitamo muko arabyumva ese hakuki kuri isi hakiba abantu babi muko niko yibaza ariko What of your parents? ni kubijyanye n'ababyeyi bawe byagenze ute Talked about them. ntago wigeze bavugaho Where are they living? ese barihe babahe batuye he Listen about everything that is happening. ese ngiye mbwire rega buri kimwe cyabaye barapfuye kuko ari ikanga tunyihanganire cyane So sorry. ntago nari nabimenye basi wihangane biranamubabaza cyane ati shaka kubaho udafite ababyeyi ni ikintu kibi gikomeye cyane n'ibintu bibi ase ni igihe tugiye gukora ubu ngubu umukobwa abyibazaho We need to find. okay tugiye gushaka uburyo And I want to come back. ati njyewe ndashaka kugaruka ntago nshaka kuguma ahangaha But then we are done with exams now. They are njyewe not giving twakoze it to ikizami them. njye nshaka kwivira ku ishuri nze mu rugo njye nshaka Yes, I'll come yego njye ndashaka kugaruka mu rugo papa Okay now. eke urakoze Okay, I'll see you. ndaza yabajije ababyeyi be nyine arabavuga ati ngiye nshaka kwigarukira mu rugo twarangije ibizami undi mukobwa tubanye ku ruhande ati grand master searched all town and cities. twashakishije ahantu hose mu mujyi kuri uwo mukobwa We uhinduka couldn't ifi find her. ariko ntabwo twamubonye I think she has gotten a hideout that we ndatekereza hari cannot ahantu yishe tutabasha kubona yego nyakubahwa dukeneye ubufasha bwawe kugira ngo tumenye ahantu uwo mukobwa ari ahantu hanyaho umusaza avuze induru arangije arikankabura cyane agiye kubereka nyine aho uwo mukobwa avuga ibintu by'ibitogero avuga ibitogero kuko kwa ibintu byinshi nyine by'ibitongero cyane byo mu birimi byabo ati uwo mukobwa wa fish girl nshaka kumenya aho uri jewe ndashaka kumenya aho uri akubita ibintu by'ibaraga amenya aho ati grand master uriya niwe That's the fish girl. uriya niwe turamubonye barabiseka cyane umukobwa baramubonye neza cyane barabise ati grand master Where is this place? ese hari hano nihe ese ntiye twahamenya ngiye ndabajyana hariya Nice one. ati uriya mukobwa We promise this time around. We'll grab her. nitumugeraho I'll bring her tumufata back to you. turamukuzanira aka kanya tutamuzana nitumugeraho umukobwa ageze ahangaha abona ko bamumenye ahita azana akantu k'akababi arangije agakoza mu mazi agakojeje mu mazi nawe ahita babona atari kutureba ari kutubona natwe arayuno iki kigabo kiriyuna ati mukeka muri abahanga
abakubita inkoni, arabakubita cyane. Uyu mukobwa nawe afite imbaraga bidasanzwe, babandi babiri bagwa hasi. Aho iki kigabo kubeko gifite imbaraga n'icyagwa hasi. Umukobwa arabibona cyane, ahita aza yirukanka ati Ada, ati ngiye kumfasha. Wewe umukobwa w'ifi, nigute njye nagufasha kandi ngewe ndi umuntu kandi wowe uri ifi? Nigute nagufasha? Wowe wahindura ikintu ukakigira iki? Nigute nagufasha? Nigute? Those men, abagabo they're still after me. baracyari kungurikirana. I just need a place I can Ndashaka ko stay away from ushaka them. ahantu misha. You mean like a hideout? Ati ushaka ko nguhisha. Yego nshaka. problem. Ati nicyo kibazo. This house is just one room. Iyi nzu rero ifite icyumba kimwe. Rero nigute naguhisha? Where will you stay? Niwe uri buze kwihisha. I don't need a room. Ada ntago nkeneye icyumba. Njye nkeneye amazi gusa. Where do you want to stay? In fact, there's no river. Ushaka kuvuga amazi ahangaha aha nta amazi nabona. Nigute naguhisha? Ibi ni biki? Kugaragaza avoma amazi cyane. Bigaragare ko nyine akeneye amazi kugira ngo yihishe. Asuri gukora iki? Ibyo ni biki uri gukora? Arazasuka ahangaha mu ngorofani wiri balo kugira ngo turayizi cyane. Se ni biki uri gukora wa mukobwa we? Niko ni biki uri gukora? Amukobwa akomeza kwivomera amazi, bigaragare ko ashaka amazi yo kwihishamo. Ntabwo akeneye ibintu by'ibyumba ngo ngiye ngo mpicyumba nihishe. Reka nugusuka amazi aho ngaho ubundi akinjiramo agata yindukira ifi. Ngenda kwigize mbwira ibintu uri gukora wa mukobwa we. Umukobwa arangije ajya mu mazi, agiye kugira mu mazi, mu kujya mu mazi neza ahita hinduka mu ifi. Uti Yesu nyagasani, avuga nicyo bita ati nyagasani, Yesu nyagasani. Umukobwa biramukanga cyane. Yesu Kristo we, arikanga cyane. Yesu Kristo biramukanga cyane. Yewe, are you okay? Umeze neza? Yes, I'm okay. Yego meze neza. Ifi iramusubiza mu kajwi keza nyine. Ati njye meze neza kandi nta kibazo mfite. Nose ushaka ko njye nkora iki? Ati wowe nkura ahangaha ushaka aho ujya kumpisha. Ati anti wanjye ashobora kugaruka mu kanya. Ese ndaguhisha hehe? Ifi iramubwiye ati nkura ahangaha kuri iyi compound ushaka ahandi hantu ujya kuntereka rero. Nyagasani, umukobwa afata ingorofani arayisunika neza cyane, agiye guhisha akagafi. Ati uwo mukobwa w'ifi afite yagize imbaraga nyinshi cyane. Rero niyo mpamvu yamaze kubona movie cyangwa yamaze kubona uko turi kugenda. Buri uko turi kugenda nyine ari guhita amenya aho turi kujya. Ikintu cyose turi gukora mu mbaraga ze ari guhita amenya aho turi akanadukurikira. Ugomba kuba umuntu ukomeye rero, tukajya kumushaka tukabashwa twamufasha, kuko bitabaye ibyo ngibyo byaba byinshi. Amajwi avuga nabi, jewe ndimo ndababwira uti mugire vuba muzanire fish game. Umukobwa w'ifi muzanire. Barubamya bigaragare ko umwami wabo ari urimo abahereza amabwiriza ati genda ushaka ko ngiye muzanire iyo fa ku kanya, nimutayibona mu minsi 2 namwe muraza kwama. Ati nyagasani wanjye turi gukora ibishoboka byose. Ati ibishoboka byose gute mwapibwa mwe muri gutinda? Bigaragare ko umwami wabo ari urimo arabaha amategeko. Jewe rero ntago ntumeresha kubyihanganira. Iki kigabo nacyo gifite ati murabibona mugomba gushaka uriya mukobwa akakanya bigishoboka. Ya ngorofani umukobwa yagiyemo iracyara aho ngaho. Wa mugore aza kwanura kugira gutya abona ingorofani, abona mwifi. Ifi imeze gutya yisombya bayita catfish. Ababizi nyine murabizi catfish, murabizi cyane. Ati Ada yabonye yafi. Ati Ada, ati anti karame ndakwize ngwino ihute wa mukobwa ihute cyane. Yabonye yafi. Ada ibi ni biki? Ikintu giki? Koga barabaye. Ati nakuguriye ifi. This fish nanti. Akagafi anti. Ada, when did you start renting? Ada, nigute wazanye ino fi muri izi? Ati akagafi nakakuzengo kugira ngo ukore surprise. Nagukoreye aga surprise ariko urayangirije anti. Surprise yanjye. Jewe ngiye ngafata surprise ya sister wanjye muto. Nashaka kugukorera agasosi keza ko myiri yafi. Rero urabizi ko ngukunda
ngukunda cyane none dore urayibonye none urabirangije nimba wapanze kunkorera icyo bita gafi ngaho wowe komeza ugakore njye ndaza kuba ngutegereje arangije aramujyana cyane nyine naguteguriye agafi anti kugira ngo ngushimishe nenda gakeneye nyine ati ndabizi uraza kukishimira kandi uraza kubyishimira cyane wa mukobwa nyine yavuye mu ngorofani ahinduka umuntu kumbe yabumvaga ko karabyumva uriya niwe anti wawe murashaka kunkoramwo agafi agasosi kifi barabisekamo cyane ati umva nkubwire narindi kumubesha nyine kugira ngo agende iyo aza kubibona yari kukuraburiza niyo mpamvu narindi kumubesha namubwira ati catfish iyo akiza kuyibona nge ntari nari gusanga yagutetse ati Adam anti umukobwa ahita asubira mu ngorofani yirukansa igitaraganya anti ahamagaye Adam umugabo yaje gukomanga ahangaha ku nzu rero arakomanga cyane ariko uko akomanga bigaragara asicyo n'icyande kiri gukomanga ku rugi shaka kuduciraho urugi n'icyande nk'iki kigo gigusa ni Yesu Landlord yo unyihanganire Landlord oya nta kibazo oya ntabwo nkonyira oya ati Landlord we meze neza sita nziza yo ati sase anti warahari ati uri umuhanga nagututse nguri ikigoryi ntabizi kari wowe ati se sister wawe ari he ntagahari yagiye kwa muganga yagiye kureba mama ararwaye giye mu mazi imyaka 2 mutanyishyura izo imyaka 2 tutakwishyura mwizina rya Yesu ntago namenye ko tukuri nk'imyaka 2 tutarakwishyura umva rero ndaza kuguha amafaranga nukuri umeze amezi 2 cyangwa 3 ndaza kuba ngoye amafaranga yawe how ni gute rero uri buze kubona amafaranga y'imyaka 2 ukayabona mu mezi nakwingize se ngende umuntu ufasha abantu nkaba narabahaye izu y'ubuntu ati sa ndakwingize ndabingize mujye muzu mwimbere mukure nk'ibintu byanyu mujugunya hanze izu yanjye muyimpereze jewe ati nyagasani Landlord we tubabarire izu turaza kuyikwishura cyane turakwishyura cyane amafaranga nayo mfite ndakwingiza ntabwo nshaka kutujugunya hanze mbabarira nyagasani Landlord ningaruka hanga nguhaye iminsi 2 nutarishyura amafaranga yanjye y'ideni mwese ndahita mbajugunya hanze oya Landlord kubera icyo uri kugira gutanya oya mbabarira umva Landlord we Landlord yamuhaye iminsi 2 yo kuba yishyuye amafaranga y'imyaka 3 ibaze ganyagasana imyaka 2 utishyura amafaranga n'ibintu bidashoboka umukobwa aricararira gerarize cyane biramuca ase mana yangiye gukora iki gerarize wa mukobwa nyine umwinduka ifi yaraje asanga umukobwa arahangaha ari kurira neza cyane araza arikanga ati nyagasani urongeye nanone uyu mukobwa numvisha amajwi ese nibiki byabaye hano ko numvaga amajwi menshi ni Landlord yaje kutwishyuza none yarari kudusaba amafaranga ye ngo dufite amafaranga ngo y'imyaka 2 ngo tumurimo kandi ngo buri kimwe ngaraza kukijugunya yambwiye ngo nagaruka ngo iminsi 2 ngo tutarayabona arahita ngatujugunya hasi ngo none ngo ibintu byacu ngo ahita bitwara abiteze ngo yishyure amafaranga ye ese ni gute ndaza kubona ari amafaranga kugira ngo nishyure imyaka 2 mu minsi 2 none se ufite ideni ry'imyaka 2 muri izo icyo ntago ari ikibazo yarangije eti ntago ari ikibazo umukobwa akora hasi afata akantu k'agataka atigira izana n'akaboko ati fata kakazana n'akaboko ibyo rero urongeye urabizana cyane umukristo ntago ari ngombwa gufata ibitaka cyane ibyo bintu by'ibitaka buri kanya ibyo ni ibiki wifata ibitaka wowe none se nibiki biri kumbaho amfata igitaka akimutereka mu ntoki ukurikira akanuko kandi nacyari Mr. Obed akimushyira mu ntoki arangije kukimushyira mu ntoki
ati wowe ugiye kugenda ujye hanze hari umuntu wibuze kuguha amafaranga, ayo mafaranga menshi uraza kwishyura amafaranga y'imyaka 2 murimo ku nyubako ku nzu ya landlord one. Rero rambwiye ngo ngiye ninjya mu muhanda ngo njyaza guhura n'umuntu ngahitamo amafaranga nta na serivisi n'imwe muhaye muri Nigeria. Ati ntago ari ngombwa ngo nyizere, wowe icyo ugomba gukora ni ugusohoka igipangu cyanyu gusa ukagenda hano hanze, nta kindi kintu uri bukore. Urahitura n'umuntu agukubita amafaranga uze wishyure. Ibi ni ibintu bidashoboka. Ni gute wahura n'umuntu agata gukubita amafaranga ukishyura? Abari imigisha y'Imana gusa. Uyu mukobwa yabyibajije ati se ibi bintu ari kumbwira bitabaho ngo ngiyewe ngo ndagenda ngo mbone amafaranga. Umukobwa yaje gusohoka uko babimubwiye, yaje gusohoka igize ngaha umugabo akubita soni mu modoka nziza cyane igaragaza nyine ko uyu muntu ari utunza agatubutse. Ati ndagukeneye, ndakwingiza ngo ino nkubwire umusore twamubonye muri twinshi harako twamubonye. Ati isasa nziza nyakubahwa, ati isasa nziza, ati ndakwingize ntabwo hano hantu mpamenyereye, nashaka kujya ku muhanda wa 6. Uri mushyashya hano? Ati ndi mushyashya none ngiye gusura inshuti yanjye none nabuze umuhanda. Chikala. Okay, this is number 14 Chikala. Number 14 ni nomero 14. Ira ni 16, ira 17, rero 16 iri inyuma iri. Okay, duva aho hano ariko ati ndakwingize ubushatse wazanye nukajya kuhanyereka nta kibazo cyaba kirimo kuko hano ntago mazi, ntago nagukurikiranya kuba ndakwinginze mbabarira unkwara aho hana. Ati ntago nagukurikira, reba wori umusore uriya boy wori umusore ntago nagukurikira ngo ngiye gukoreka hano wangirira nabi. Ati ngiye si ibintu bya Yahoo boy nibiki. Ati Yahoo boy niba abasore babaye ibintu by'ibisheni nyine bakagenda babesha abakobwa bakabatwara. Araseka cyane babisekamo. Umva oya ngiyewe ntago ndi Yahoo. Ngiye nakubwiye ngo aha hantu naje kureba inshuti yanjye nta kindi kibazo, rero ushatse waza ariko nyine ndaje ngo ujyane ariko wihute harano ndi kujya. Umukobwa yagiye kuzenguruka yinjire mu modoka ubundi agiye kumurangira akora bigaragara umunyacyaro akora no ku mutako w'imodoka arangishira mutwara nyine amubwiye ngo wihute ku buryo nyine aho hantu turi bwashike vuba ubundi ngahita ko niciraho ngataha neza cyane. Uwo musore bahuye n'umusore w'umukire birangura bibona cyaje amwereka kuri cya gitanda numero 16. Aje arahamugeza neza cyane mu kugira hanga imodoka irahagarara. Kurikira mva amagambo kurikire twageze ahangaha umukobwa avamo nta kibazo kibayeho. Okay nyakubaha urakoze, bye bye. Aho ngaho ni herero niho twahageze. Avuza soni nubuhagaze nahakaru nshaka kukubwira. Umusore amwatara akarushaka kugwira, umukobwa arahagarara, umusore akora mu modoka akura nk'amafaranga. Ati akira Yesu Kristo kuba icyo gusakuza ndakwingiza nyakubaho. Ayo ni amadolari ya nyayo, ni amadolari 200 yawe. Yego kubera iki wowe tuzi umuntu mwiza nkawe uvuye ahantu hawe ugafata umwanya wawe ukaza ukwereka umuntu ahantu nta naho duhuriye ngo ihangane aya mafaranga urayakwiriye kuva ku mutima wanjye jyafate. Ati nyakubahwa urakoze, Imana iguhe imigisha. Uvuga nta mpamvu yo kupfukama, haguruka wowe fata amafaranga wigendere nta kindi nshaka. Ati nyagasani umugabo Yesu ati bye nyakubahwa, Imana ikurinde kandi kongerere ikuhe n'uruganda runini. Imana iguhe imigisha Yesu Kristo. Amadolari 300 ni kubera cya amafaranga nayabanyafite amafaranga miliyoni amadolari 300 ni menshi cyane. Ati wowe urasohoka hanze urahura n'umuntu araza kuguhereza amafaranga y'amadolari nta kindi, kumpe bigaragara byafi ibintu yavuze ni ibi ngibi. Umuntu araza kumpa amafaranga uyu munsi. Ese uramukobwa ni umurozikazi? Mbega aka amafaranga ni menshi. Yesu we
aha amafaranga ni menshi, ibintu birenze biramutangaza, abika mu gwanga amazimwe yabitsemo, arangije abisekamo arigendera yishimye cyane. Umukobwa babagabo twabonye babiri, bamwe bafite imyenda y'imikara bagenda bahiga umukobwa ufite ifi, nuko baje bagiye kumushaka, baza gutyo landlord cyangwa rodi wabo, nyagasani wabo yabatumye umukobwa. Tuze gukurikirana agace ka kabiri nako ndahita nkabashyiraho mu kanya.